murakaza neza mu gihugu cyacu rw'ejo kandi Rwanda rw'ejo n'imbaraga z'igihugu cyacu. Reko numva urya iminwa ntiwayimenya neza. Yahimbye rwose. We yahimbye ngo murakaza neza mu gihugu cyacu Rwanda rw'ejo kandi Rwanda rw'ejo n'imbaraga z'igihugu cyacu. Mwunguranye ibitekerezo. Buriya nyine n'ubundi umuntu w'umuhanzi ubundi rero ushobora kumbwira igitero wambwira igitero cyonyine rafuri nkagenda nishyiramo ibitero. Yabaye nkuru umuhanzi da. Wowe n'impano yawe warayivukanye. Ndayifite. Se impano watangiye kuyigira ryari? Kwiyumvamo impano yo kumva waririmba. Nkubwira ko nayitangiye niga mu wa 3 primaire. Wari ukiri muto, wari ufite nk'imyaka nk'ingahe zo? Mu wa 3 primaire n'ubu ufite imyaka 13. Wagiye usubira mu ishuri. Ngo wari n'umubyinnyi? Ku kigo cy'amashuri. Tuganirize nyine duha iyo story ukuntu wari umubyinnyi. Twarabyinaga nyine ku ishuri hari nk'ibirori bizaza se cyangwa hari nk'amarushanwa abanyeshuri bazajya kurushanwa. Yego. Iyo naburaga ntabwo ryaremaga nyine barabaga gahunda y'uko ugomba guseruka. Wabyinaga mu b'imbere? Yego. Ahubwo nagaragaraga imbere. Sibyo ko kera wenda batafata. Wari uri muri babandi basezeraga? Oya b'imbere ku ruyembe rw'imbere nyine batangira. Siuzi ko se hari ukuntu babyinaga bakaza gusigamo abazi kubyina cyane basezera ngo nabasezera. Narindimo. Niyo rero aho mbiriye mu ishuri narivuyemo ngeze mu wa 4 primaire. Ntangira kubyina muri segiteri. Segiteri harya ni mu mudugudu cyangwa segiteri ni umurenge ni akagari. Akagari ubwo akagari ra umurenge segiteri ni umurenge. Wari umurenge. Ni umurenge. No kumbiriye rero mu murenge ubundi mu murenge natangiye kubyinamo. Naravuye muri iryo shuri mu wa 4. Ese niki cyagukuye mu ishuri kandi wari ukiri muto ku myaka 14? Ikintu cyanguye mu ishuri ni umunyeshuri wankubise umunyafu anyigisha. Abarakwirukanye. Yanyigishije nyine twari dufite abarimu babi. Akamubwira ngo batwigishe mara. Kandi noneho mara yari yarananiye mu bintu byari yarananiye. Ibintu byo gukuba wapi? Mara noneho ya 2 mara ya 4 yegeragaho nahitaga sabura ubushya ariko kujya kunyara nabishaka. Saburi wisakoze? Ubwo mfite ubwoba bunyine nkasaba ngo nshaka kujya aho jamari nshaka kujya kunyara. Naho umwarimu wacu akamudusigira agafata abahanga batwigisha mara. Bakayinyigisha noneho ako mara yarakomeraga. Yego. Nayigishwaga n'umuhungu witwaga Kigingi. Kigingi ntiyashyiramo n'impuhwe byibuze kubyaraniye. Afata umunyafu wari wegondoye arawunkubitiye hano hejuru y'ikibuno baragufata hano kunda. Tuvuga ati nzasubirayo. Turi abanyeshuri 4. Mpita mbwira iwacu niyo no gusubira ku ishuri rero. Barakubita ati ntacyo uzakora ntuzabasha guhena uzayikwikira kugira ngo njye kurya umunyafu. Murabona inda yanjye ukuntu yabaye nazengurutse umunyafu ukagera ku nda. Barakaye ngo muzayikwikire. Barakaye byatanga barakubita biranga ishuri ndaryanga. Maze kuryanga maze kumwangavu urabona duhungutse kuko twahunze 9/4. Ubwo twahunze mu kugaruka 9/5 turagaruka. Maze umwaka mu buhungiro. Yego nibwo natangiye. Mwahungiye? Twahungiye ku Gikongoro.
Gikongoro kandi naho hari mu Rwanda cyangwa nta ntambara yari iri? ahari mu Rwanda nyine, ariko twebwe niho twahungiye nyine nyuma y'uko jenoside ibaye, niho mwahungukiye ahubwo nyine twe n'ubundi twahungiye mu gihugu n'ubu. oya Gikongoro yari iri kure y'iwacu, ko twe twari muri ariko ho nta ntambara yari iriyo. niho twahungiye turagenda tugera ahantu bita ngo mu Cyanika, ahantu mu Cyanika nyine ku Gikongoro, twarengeje Nyamagabe iyo ngiyo. nuko ariko mu kugaruka twebwe ntabwo twigeze tujya muri Nyungwe. Nyungwe ntabwo twigeze tugerayo, twagarukiye ahantu hitwa Imbazi. ubwo ni ukuvuga ngo mama yaravuze ati reka njyewe ntabwo nzakomeza kuvungagira, ndatashye. ahita asiga papa Imbazi, ahita aza abararushenye. yego uburenda bayivuyemo baraje, noneho papa nawe abonye bimuyobeye nyine biba ngombwa ko nawe njya kumutwaza umwana yari yahasize murumuna wanjye. mama wawe yari yarakaye. reka yaravuze ngo ndagiye u Rwanda, ntabwo njye nzahora nirukanka. nuko ubwo rero papa nawe abonye bimuyobeye nyine araza. amaze kuza rero nibwo mama yahise asama inda y'umwana w'umuhungu, umusaza wanjye abucura iwacu. papa wawe aje? yego nawe yamuka. ariko ubwo nyuma y'intambara nyine nibwo intambara itaraba irangiye, nyuma muri y'intambara 95 ubwo nibwo twahise dukora itorero ry'ababyinnyi. aribyo twabyinagamo ziriya mbyino nakubwiye, FPR Kabahuye, hari n'izindi agiye mbyina. ariko FPR wo Kabaho we nayikunze. iriya nyine niyo nahereye muri segiteri. niyo wahereye uhimba cyangwa mpanga nyine mbyina muri segiteri. kanze nyikuririmbire. FPR wa Kabahuwe ramba mu Rwanda urashyigikiwe, urakomere mu mashyari. umva amatwara ya FPR. ubwo FPR ntiyarekeye aho, ubwo amashuri aravuguruwe, amavuriro arahavuguruwe, umva amatwara ya FPR. FPR wa Kabahuwe ramba mu Rwanda urashyigikiwe, wowe wahujije abanyarwanda, umva amatwara ya FPR. ni nziza pe, uri umuhanga no mu guhanga. nuko ubwo mbyina muri segiteri. noneho segiteri ubwo ni ku murenge? ni umurenge nyine twebwe twari torero. ubwo wabyinaga mu murenge? ubwo umurenge nkuvuyemo nibwo nagiye muri bare ya komine Murama. bare itorero nyine ryitwa bare riserukira komine. urumva ko mvuye muri segiteri. ubwo ni ku kagari ni ku murenge? komine ni akarere. ubu ni akarere komine. ubwo mba ariho njya gukina. ubwo nyine njya muri bare ya komine, tukazajya tujya mu marushanwa iyo ngiyo mu mataje za Gitarama iyo ngiyo. ariko uko nyine mwabyinaga mu bukwe se cyangwa mwabyinaga mu birori by'abayobozi? twabaga twagiye mu marushanwa, twabaga turi mu marushanwa kuko twe twarushanwaga na Masango, n'icyari komine ya Masango. hari komine Murama, hari na komine Masango. izo ni komine zari zifite ababyinnyi? yego, ariko noneho bakavuga bati Icyangugu harya? oya, wanyu ni he? mu karere ka Nyanza. Nyanza. mu murenge wa Mukingo. noneho buriya twebwe dufatira ibyangombwa i Gatagara kuri Serekeri. nuko ubwo noneho bakavuga bati komine Masango izarushanwa na komine Murama. bazaza kurushanwa muri etaje i Gitarama.
ubwo nyine mwabavaga etaje mukumva noneho ko mugiye kuhatwika hagati. ibyo nta nubwo byari ibintu birenze buriya ku mukinnyi ntabwo ari ibintu birenze. Bwa mbere ukinjira mu etaje ntiwumvaga wagwa nyine uri bukandagire cyane ukamanuka. etaje nibwo bwa mbere nari yibonye kuko etaje nayibonye turi ahangaha nyine Igitaramo turabyina icyo gihe nibwo nakubwiye ko nyine bwa mbere ukinjira mu etaje ukabona ugiye hejuru ntiwagiye ugenda woroheje ikirenge kugira ngo utaza kuyitobora. urabyumva nyine umuntu w'umunyacyaro ibyo ntabwo byabura ubabona mbega uri bunagwe mbega hadafashe reba nyine kuzamuka ukagenda ahantu harere gutya atari n'ikintu ahantu nshobora gukandagira nabi nkamanuka. ubwo rero muri etaje nibyo nkubwira twahakoreye 300,000 aribwo kadirere yatwimye amafaranga nyine buriya kadirere ni uwungirije burugumesitiri mbega hari igitifu w'umurenge hari n'uw'akagari urumva ko baba batandukanye. ubundi burugumesitiri yabaga akuze kuri kadirere ariko ku buryo kera nabyo bagiraga amazina ya danje ngo ni kadirere. ubwo rero kadirere atwima amafaranga urabona umuntu w'umubyinnyi agira inyota ntabwo wamubyinisha ngo uvuge ngo nta kintu nguhaye. ese wabyina utanywa ubundi nyine ubundi ababyinnyi bagira inyota. ubwo ngubwo rero mpita nkomeza muri bare ya komine Murama nibwo nyine bya bindi nakubwiye byahise bimbaho 9 nakubwiye babandi banjyanye nyine umva mugende muva ahangaha mureke anyiganirize neza. ntacyo reka tuganire uburyo nyine bw'itorero ibyo ngibyo reka tunabireke mbega kumbaza uko nakinnye ariko iyo nkuru izi ngegera zatumye utanganiriza neza. noneho rero ubwo itorero tuba turarishenye kuko nta n'icyo kunywa baduhaye kandi nta n'akantu na gakeya mwanyweye mwiriwe mubyinira ubuntu. nyine imodoka yatugejeje mu nkomero kuri komine mwabyiniye umunyenga muri make. ubwo rero n'ivumbura y'ababyinnyi nayo nyine namwe muba muri vumbuye ntabwo tuzongera guserukira komine none ko twayiserukiraga igahembwa ntibaduhe bakatubera ibisambo murabakatiye tuba turabakatiye cyakoze nyuma ngo baje guhamagara itorero mu bo twakinanaga ariko njye nari naragiye nyine ubwo gushaka umugabo yewe wagiye wanyinjiranye. ubwo bagira gute inkuru uzayiduha neza kuri kamera ngo umugabo wanyinjiranye bahita bagira gute bahita babatumaho burugumesitiri abatumaho kuko yabonaga barakaye ngo abaha impungure amafu mwabyiniye impungure n'amafu nyuma baje kubahemba ifu n'impungure. yarabahamagaye nyine kugira ngo azaburure abaha ifu z'ibigori abaha n'ibishyimbo. none se si mwabihingaga? njye ntabwo nari imari. ese ubwo icyo ni ikintu wahemba umuntu ngo yabyinnye mwabyiniye ifu y'ibigori n'ibishyimbo. ni ukuvuga ngo bariya abantu nyine twabyinanaga se nyine ni abo ngabo nyine biri aho tu ntabwo biri aho ni ubwo rero arabahamagara araburura njyewe ntabwo nari impari nyine ngo nibakomeze itorero. ubwo itorero nyine bararikomeza ubwo njyewe mvuye muri bare ya komine uvuyemo ngo warivumbuye. noneho rero ejo bundi hambere aha kumva numva impano mu minsi ishize urabona ku munsi w'intwari z'igihugu zaruharaniye. ku munsi w'intwari nibwo nahimbye imbyino ya mbere ariyo yitwa inganje. ariyo mfite yitwa inganje. turirimbireho uri umumotari ngo ku munsi w'intwari wahise wumva Imana iraje urihita uririmba uhimba indirimbo. impano nyine zari zindimo ariko nta no gutinda gufata zirimo zinanuga kubera ko
njye zarantuze ziranuka cyane no kunanuka gutya no kubera zo yuwe zirarya njyewe zari zikuturije noneho rero ubwo ngubwo ariko ngo impano zatumye unanuka impano zo kuririmba gusa imbyino nyarwanda barakuzibiranyije pe cyane bikomeye nuko ubwo ndayihimba nyine y'intwari zaruharaniye kananayishakira izina yitwa Inganje. jambe bivuga gake nawe masenyisa yawe bitanyita Inganje. Ariko sinabasha kuyitanga umunsi w'intwari z'igihugu zaruharaniye kuko nabwo nagiye mu birori pe bashyiramo iriya mbyino ivuga ngo wangabiye inka azongere ngabiri wangabiye inka we ndahaguruka warabyinnye koko muri ibyicaro nyine impano irakubyimba ndahaguruka nkajya kumva ngo mbirantuganije iriya mbyino ariko nawe urakabya ngo impano yarakuniganiza iraniga ariko ireca muri hano uzabonera bariya basenga ari bwo bwa mbere mbyumvise basenga mu muhanda baba bavunika pe bikaba ngombwa ko babisohora ego se iyo bisohoye burya nibwo agira amahoro ubwo se si uburozi ntabwo ari uburozi none se ejo bundi wamenye ko ndi umuhanzi gute siko nagendaga niririmbira nego nagiye kumva numva wahanishije waririmbye nsigaye ngenda nziririmba mu muhanda kugira ngo abantu bazumve hakabamo nyine abazumva akumva ziryoheye amatwi akakarara nk'uko nanjye zandyoheye njye ngakomeza nkigendera nkikomereza ibyanjye tu bamwe bati yaba yanyweye yaba yasinze ariko mwaba yanasinze ntabwo ari ubusinzi nyine bamwe bampindura umusinzi ariko njye ni impano kubera ko ukunda kwiririmbira impano zizakwica rero impano zikagutugatuga nkagera mu rugo Rwanda rw'ejo nkaziririmbira nkazibwira muze tubyine ubwo ni ukuvuga ngo iyo bambonye bahita bakoma mu mashyi bahita bamenya Rwanda rw'ejo kuko bazi ko kubyina ari ibyanjye ngende mbaririmbira uturirimbo twiza ubundi niririmbira no mu rugo ngatura igikoresho cyanjye mba najyanye ku kazi niririmbira umwana yashaka ko tuganira kamera ngo none se ushaka ko tuvugana wawe mbanza nta nuza nta nirungu rijya rihaba ariko ubu iyo mwirirwa ntabwo bari gutuma ndyama nagize amahirwe mbona ndyama ubwo ngubwo rero ndangije iyo ariko iriya nasohoreye Kacyiru yo iriya ivuga ngo bari n'abategarugori turirimbire wo twumve nayo tuyumve bari n'abategarugori ubwo se si yo ku munsi w'abagorera yego ni nabwo nayisohoye turirimbireho abari abagore bo mu Rwanda murabe mwumva ko ari mwe mubwi uyu munsi muhire n'uwanyu munyarwandakazi icyaharanira ni ugutera imbere twageze kuri byinshi cyaharanira ni ugutera imbere Rwandakazi cyaharanira ni ugutera imbere twubakiwe amashuri cyaharanira ni ugutera imbere Nyarwandakazi cyaharanira ni ugutera imbere ngo twubakiwe amashuri cyaharanira ni ugutera imbere Munyarwandakazi cyaharanira ni ugutera imbere abari abagore bo mu Rwanda murabe mwumva ko ari mwe mubwe uyu munsi muhire n'uwanyu Munyarwandakazi cyaharanira no gutera imbere Rwanda ziriga cyaharanira no gutera imbere Munyarwandakazi cyaharanira no gutera imbere ari ejo hazaza cyaharanira no gutera imbere Munyarwandakazi cyaharanira no gutera imbere abari abagore bo mu Rwanda murabe mwumva ko ari mwe mubwi uyu munsi muhire n'uwanyu Munyarwandakazi cyaharanira no gutera imbere cyaharanira no gutera imbere indirimbo ni nziza iyo natanze Kacyiru warayitanze Kacyiru Kacyiru niyo ku munsi w'abagore
wagiye muri studio se basi ngo babashe kugutunganyiriza indirimbo? ntabwo nagiye muri studio, njyewe nayitanze mu ruhande rw'itorero. Itorero ry'ikizi riri Kacyiru ribyina. wafashe itorero ureha iyo ndirimbo? Nyine narayibahaye. cyangwa hari itorero n'ubu ngurimo? njyewe ndimo hano Kacyiru ry'ababyinnyi. yego. none se bw'ubyina mu bw'akarere, umudugudu, umurenge? buriya ni ukuvuga ngo n'ubundi itorero riri Kacyiru nakonje ni irisohokera umurenge. kuko ejo bundi nibwo twageze hanze. none se mujya mu kubyinira he? nyine mu niyo bikino bafite nyine ubukwe. murakominikana kuri telefone? yego, iyo bafite Nta ubukwe cyicaro mufite? turitoza. bafite icyicaro cyabo bitorezaho, njyewe mbasangayo. mbasangayo twitoza ku gatanu. mbega buri kuwa gatanu mujya kwitoza? buri wa gatanu saa 8. buri wa gatanu saa 8 nibwo twitoza, ariko noneho bivuze ngo bimaze amezi 4. ubwo ejo bundi nibwo twigaragaje ku murenge wa Kacyiru. nanjye wayiteye iyo mbyino n'abayumvise kuri radiyo ngo bumvise ari njyewe, ariko nashyizemo amakuru ntegereza kuyizamo ndayiheba. baba we cyangwa watinze kujya kuri radiyo ugire? ntabwo ari byo wari kwijyanayo, kuko twebwe twabyinnye tubyina abategarugori n'abari nyine kuri radiyo. wenda ni nabo babigejeje kuri radiyo kuko baradufotoye, hari n'umudije nyine. umudije ubaha mikoro? yego, n'inozani yari ahari, ariko nijye wayiteye ngezemo hagati kubera kubyina natakawe nahagiye. umugabo turi kumwe mu itorero aranyakira nyine. nari ngize ngo wahise uhumeka nka gogo. wahise uyihumeka nka gogo. yasabye mikoro arayigira, aba ari uyikomeza. njyewe kuko nari nagize impundu nyinshi, reka nahise njya kwibyinira, namuhereje mikoro njya kwibyinira. kuririmbira indirimbo, kandi indirimbo yari iyawe, ari wowe wayihereje, kandi ari jye wayihagurukije n'ubundi. none se biri mu itorero muri rusange. nta nubwo bayiguze, bayitwariye ubuntu. byabaye nka ya story wanteye ngo twabyinnye ibigori n'inuza n'ifu. none se nyine ko njyewe nayibahaye mvuga ni kuri ubundi ko nayo nayihangiye abategarugori n'abari. byari ngombwa ngo yari nk'impano wari ubageneye. ni impano yabo nari mbahaye, kuko n'ubundi nibo nari nayihimbiye. gusa mba naranayitanze nahari iwacu ku Gisozi, ariko ndakomeza ndabaza urugaga rw'abadamu rubaheye ndarubura. ubwo rero nibwo nagize gute, kubera kwibanira n'abantu njye kwa kundi nyine ngenda nziririmba. ariko mbanza urwaye na malariya yamfashe. oya, niyo mvune nayo ishobora kugutera guswera. ndakonje ubwo rero kubera kwa kundi ngenda nibanira n'abantu, ubwo iryo torero narirangiwe n'umuntu. twanagenda kuri moto turayoba. hoje ugenda uwo muntu nawe yari umubyinnyi se? wapi, kubera kwa kundi nyine kugenda nziririmba mu nzira gutyo. umuntu arayumva arayikunda araguhagarika kurangira itorero? oya, uwo muntu nyine aho aba ari tuba turi kumwe, buri gitondo tuba turi kumwe naho ndangurira. naho ndangurira umuntu nanone nawe ufite impano nk'iyawe arambwira ati reka da ntayafite, gusa ni inshuti yanjye, ariko arabizi ko uri umuhanzi. nyine yumviriye akazajya yumvira ukuntu ndangura ndirimba, aranyumvira arambwira ati uzaze, ati rwose nzakuzanira inomero z'umuntu ushinzwe itorero ry'aho ngaho Kacyiru. nibwo nyine yamuhujije nawe ampa inomero ziwe, ndamuhamagara. rero biba ngombwa ko bucya umunsi w'abategarugori n'abaruba nibwo nagiye Kacyiru. nagiye ari kuwa gatanu, ari wo mwitozo yabo muri uyu mwaka. ariko umunsi w'abategarugori ni wabaye ku itariki 8. ubu nabizi njyewe ntabwo mba mbizi. wabaye ku 8, nibwo nagiye kuri 7 njya kubaha iyo mbyino nyine. ujya kuyiririmba? njya kuyibaha ababyinnyi nyine bo mu itorero ryawe, ariko ntabwo babashije kumenya ibirenge byayo, kuko nari ngiye n'ubundi bugorobye motira nanyobana turayoberwa. ibirenge by'iyo mbyino birabura.
nyine ntabwo nabibigishije ariko imbyino yo kuba bayikiriza bagomba guhita bayikiriza ariko kuyibyina kuyifata mu mutwe ibirenge bisaba kubanza kubyiga kuko ntabwo babizi n'ibyo ubizi ibirenge byayo ubwo rero kuyitera ni jye wayiteye ariko ntabagiyemo ngo ni njyewe barashije aho ngaho nyine mu kibuga tu barafotora abagore barajyanye bambaye ibintu biteye n'inkweto ntabwo nazivanyemo n'inkweto ntabwo wazivanyemo reka nabyinnye uko nakenyeye n'inkweto uko nzambaye barahafotora ubwo rero nabo bashyiraho izabo nazo turazibyina ikirori nyine mu itorero ariko mufite umuntu ubahangira cyangwa ni wowe ubahangira reka reka bose ni nk'aho ari abahanzi kuko nasanze hari izabo bahanze cyane mweze urumva zipika zinapika bya tata barazifite zipika none barabyina ukagira ngo nta n'igufa bagira none se ni abakobwa ni abamama nkawe abakobwa n'abahungu n'abamama nyine bari abana badafite igufwa rwose ubwo se hari itorero ry'abamama n'iry'ingimbi cyangwa mwese muravanze abakecuru abana abamama abamama hari abikiriza harimo abatera nyine bagenewe gutera abandi gukoma mu mashyi urabona ntabwo wabyina uri umubyinnyi umwe ngo uzanihereze n'amashyi bisaba ubwo se wabyina ukoma amashyi bazabivamo neza siyo mpamvu nateye imbyino yanjye yageramo hagati kananira wabyina nakunze kubyina kuko ikirenge cyayo genda kizi nje imbere urabyinnye urahagiye ndazababyinnyi nawe wari ukoze amano uzi ko nshaka gukora narabyinnye ngira impumu urahitamo kimwe rero arahitamo kimwe amugari abo umuhanzi cyangwa abo umubyinnyi cyangwa abo umukomyi w'amashyi none se ngo yabyinnye yikomera amashyi oya mfite mikoro ahubwo ngo uko nayiteraga niko nanayibyinaga sibye ko baranyakiriye ibyo kuririmba ubiguye mujya kubyina buriya ni ukuvuga ngo iyo uri kumwe n'intore n'ubundi yishakira igisubizo ushobora kumuha yonyine gusa mukayica rafuro y'imbyino afite ibindi bintu agenda yishyiriramo wumvise nawe ni umuhanzi iyi ntore ifite ibindi igenda yishyirira rafuro yonyine ibihagije ubundi ako se buriya se hari n'ukuntu ushobora kuba urimo kuririmba ibintu by'inoza byo mu itorero nyine bya bindi ngo intore yishakira inzira ukuntu bagenda bacomekamo buriya bujambo mugenda mucomekamo bose ushobora kujijwa ukavugamo ibindi bintu ugasanga mukoze amakosa cyangwa izo ndirimbo ariko na kera niko numvaga mubivuga urabanza ukayitegura ugashaka ibikwiriye nyine none se nk'ibyo ngibyo umuntu aba ashakiye aha ngaha aka kanya intore nyine ntiganyira byishakira kandi rizima biyunguruye muri intore kabisa biyunguruye rwose Kacyiru tuhavutse itorero rimaze amezi ane itorero ryitwa ngo iki rimaze amezi ane impayinka riracyari ni agahinja ariko nyine ubwo batwemereye imyenda bandeze aho twabyinnye ku murenge abadamu batwemereye imyenda y'itorero kwambika itorero noneho aho ngaho mwabyinaga nta n'imyenda mwari mufite bibyiniraga bisanzwe nta myenda byo kwishimisha ntabwo ari byo kwishimisha bo twaserutse nk'itorero ariko noneho itorero ryacu rirakennye nta myambaro rifite ariko barayitwemereye ko bazayiduha nta myambaro nta ngoma nta n'inkweto nta n'amakondera hari mukenera n'amakondera ingoma si ubwo mubyina ibiki se niba mutagira ingoma nyine bari bazidutiriye ariko ntazo baraduha kandi njya mbona ingoma hano bazizengurutse ingoma njyana burya ntanayigura uri umubyinnyi wowe umuntu ubyina akoma amashyi uririmba abyina akoma amashyi ndibyinira kuko buriya na ziriya zose nahanze ziriya zose nahanze njye no kuzibyina ndabizi
none se wazigishije mu itorero icyo gihe? nabahaye abari n'abategarugori gusa, ariko imena ntabwo nayibahaye, n'inganji ntabwo nayibahaye kuko ntabwo yakoze ko numva waririmbye inuza. ingenzi nayo niyo wayiririmbye. Nabahaye waririmbye imena, ingenzi, inganji n'inganji. yego. kandi bazazimwiba pe, nukuri bazazikwiba. none nawe uri kuziba. wowe njyewe nshobora no kuguhuza n'abantu bakujyana muri studio ukazajya bakwishyura. uranaza pe, ntabwo ngenda kuzikwiba, nshobora no kuguhuza n'abantu bakakujyana muri studio, basi bakazajya bazicisha no kuri radiyo Rwanda cyangwa bakazicuranga no mu birori ariko bakwishyuye. ufite impano pe, ariko nukomeza kugenda uyiririmba bazazitwara. bazazitwara, nibamara kuzitwara noneho bo bagende biyongeramo ibyabo. ugize impano ukabona uwo muntu w'umuterankunga akakujyana muri studio, urumva wasanga wayisohora ugasanga hari undi wayisohoye. ubwo kandi ntiwajya kurega ngo yari iyanjye, iyawe se. barazibona. erega iyo ni impano nk'uko bavugaga ngo yagutugatugaga, ngo hari ukuntu igutugatuga ukumva ugiye guturika. iranandya rero none. ibishaka imana yo kuririmbira ibishaka ngo nyisohore. banza igihe cyawe cyageze. umuhamagara se urumva ikintu kiri kumuhatahata. biba bishaka nyine ngo mbisohore mbivuge. kiramutogatu. ni ukumushakira umuterankunga pe. hari kazi kuririmba no kubyina ndabizi. ngamaye ikibazo cyawe niba ari ukuririmba mugani ni nacyo kibazo. araririmba yageramo hagati akabivamo akaba arabyinnye. ubundi ndahimbarwa, sinzi impamvu ndahimbarwa kandi ngo noneho ngo nzi no kubyina. kubyina nabyo urabizi, ariko nanone ntiwabiririmba ubyina. ni nayo mpamvu usanga bababyinnyi bo mu itorero ryanyu haba hari abandi inyuma baba babaterera indirimbo bikiriza bo bakora ko kubyina gusa. yabyina yikomoye nguye n'ingoma. niyo mpamvu habaho itorero, niba ari itorero habamo abaririmba inyuma hakaba n'ababyina. bagenda mu matorero. ariko ubu watangiye